Amazone ni ishyamba rinini ku isi. Benshi mu babyumva bazi ko iri shyamba riherereye mu gihugu cya Brazil. Uko babizi nibyo, ariko nubwo umubare munini w'abantu uzi ko iri shyamba riherereye muri kiriya gihugu, iri shyamba ntabwo riba mu gihugu cya Brazil gusa. Iri shyamba rya Amazon rikora ku bihugu 9. Mu bihugu 9 byose bikorwaho n'iri shyamba dusangamo Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, France mu gace kitwa Guyana, ndetse n'igihugu cya Ecuador. Gusa igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa mbere muri ibi bihugu, nk'igihugu gifite ubuso bunini, aho bubarirwa kuri 58.4% by'ubuso bugize iri shyamba rya Amazon. Igihugu cya Peru kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ubuso bunini, aho kibarirwa ubuso bugera kuri 12.8%. Gikurikirwa n'igihugu cya Bolivia ku mwanya wa gatatu, aho ibarirwa ubuso bugera kuri 7.7%. Colombia ku mwanya wa kane ifite 7.1%, Venezuela ifite 6.1%, Guyana ikaba ifite igice cy'iri shyamba kingana na 3.1%. Igihugu cya Suriname kikaba gifite 2.5% by'iri shyamba, naho Guyana territoire y'Ubufaransa nayo ikaba ifite 1.4%. Hanyuma Ecuador ikajya 1% by'ubuso bw'iri shyamba rya Amazon. Iri shyamba mu buryo utakemera cyangwa utatekereza riri ku kigero cy'ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 7 zose. Kugira ngo byumve neza, umugabane wa Afurika ufite kilometero kare miliyoni 30. Bivuze ko byibura ishyamba rya Amazon ubaye urishyize ku mugabane wa Afurika byaba riri mu cyanya byibura kingana na 22.1% bya Afurika yose. Ibivuze ko Amazon ibaye iri muri Afurika haba hari ibihugu bitabamo bitewe n'ingano yayo. Ibihugu nka Libya, Sudan, Ethiopia, Egypt ndetse na Tanzania byose biteranyirije hamwe ntibyabibarwa nk'ibihugu turamutse dufite ishyamba rya Amazon ryose muri Afurika. Tekereza nawe ingano y'iri shyamba. Muri uko kubira ishyamba rinini cyane kuri urwo rugero, gifitemo ibintu bidasanzwe nabyo uyu munsi nashatse ko ari byo tuza kwibandaho. Reka nkwisabire gufata agatebe kawe wicare hamwe kugira ngo udacikwa n'ibyo amatwi yawe akeneye kumva, ubundi nanjye nkubarire inkuru yegeranyije ivuga ibintu bidasanzwe biba ndetse bibera muri iri shyamba. Ubundi izina Amazon ryaturutse mu rurimi rw'ikigereki Amazonas. Mu mwaka w'1541, umugabo w'umunya-Espagne Francisco de Olera yabaye umuntu wa mbere guturuka muri Europe watembereye iri shyamba. Gusa mu kuritembera yagiye yibanda ku mugezi waryo. Mu rugendo rwe yagiye ahuriramo n'ibintu bitangaje, aho yaje no kwatakwa n'abasangwa butaka bo mu bwoko bw'abatapuya babarizwa muri iri shyamba. Muri icyo gihe nibwo bwa mbere yari abonye abagore barwanana n'abagabo babo icyarimwe mu ntambara. Uwo mugezi yagiye akurikiye yaje kuwita Rio de Amazonas. Akaba yaravuze ko yabitewe n'uko yabonye abagore barwana umuhenerezo, bityo akaba ari naho iri zina ryaturutse. Tugarutse inyuma gato nk'uko nabibabwiye, izina Amazon ryaturutse ku ijambo Amazonas, aho A isobanura without, noneho Mazos bigasobanura breast. Wabiteranya bikabyara without breast mu rurimi rw'icyongereza. Ibi nitubishyira mu kinyarwanda bisobanuye ko nta mabere. Biza bigahura na babagore babasangwa butaka baba muri iri shyamba batagira amabere. Nta mabere bagira bitewe n'uko muri iriya myaka aba bagore babaga barabakase ibere ry'iburyo kugira ngo babashe kwikorera injishi cyangwa se umugozi w'umuheto, maze bazabashe kujya ku rugamba bitwaje ibyangombwa nkenerwa mu ntambara. Izina Amazon ryavutse gutyo. Mu myaka myinshi cyane ishize, abahanga muri anthropology bemeje ko iri shyamba rya Amazon ryatangiye guturwamo n'ikiremwamuntu mu myaka ya kera, ariko mu gihe kitazwi neza. Bemeje kandi ko iri shyamba rituwemo n'amoko abarirwa muri 500 y'abantu. Amenshi muri ayo moko bitewe n'uko bisanze batuye mu ishyamba ntibazi ibyerekeranye n'iterambere ry'isi turimo ubu ngubu. Abenshi bazi ko ari abantu bonyine batuye ku isi, aho mu biturage byabo ushobora kuvuza ihoni rya moto bagashwiragira bazi ko isi baguye hejuru. Nubwo bimeze gutya ariko hari n'amoko amwe yagiye abonwa n'abakerarugendo. Iri shyamba kandi ryiganjemo ibintu byinshi by'amayobera. Kugeza muri uyu mwaka turimo, nta muntu n'umwe ku isi cyangwa se ikigo cy'ubushakashatsi cyemeza ko iri shyamba barifiteho amakuru yuzuye 100%. Kugeza kuri uyu munsi wa none, iri shyamba riracyarimo ibintu abantu batuye isi tutazi, haba ibisimba, ibiti bitangaje ndetse n'ibindi bimera. Ese wari ubizi ko muri iri shyamba rya Amazon habamo ibiti birya abantu? Wari uzi se ko habamo amafi agira umuriro w'amashanyarazi? Reka tujyane akantu ku kandi. Uyu munsi reka twibande ku biti bidasanzwe ndetse n'inyamaswa zidasanzwe usanga muri iri shyamba. Ishyamba rya Amazon rifite ibibarirwa muri miliyari 390 z'ibiti bitandukanye bitangaje. Ibiti byose biri muri iri shyamba bigabanyije mu moko agera ku 16,000 byose, aho dushobora gusangamo ibiti biri mu bwoko bwa Denisia tree. Ibi biti bibarirwa mu biti bya mbere birebire ku isi. Ibi biti bya Denisia tree bishobora kuba imyaka irenga 500 bitaratemwa. Uburebure bwabyo bushobora kugera kuri 188 zose. Muri iri shyamba dusangamo ibiti bya Kapok, nabyo bishobora kugera kuri 60 z'uburebure zose. Uretse gato, ibi ngibi byo biratangaje, iki giti cyo kiragenda.
bacyita walking palm tree. Mu mibereho y'iki giti bitewe n'uko gikunda izuba kigenda kirisatira aho riri. Abashakashatsi bavuze ko byibura mu mwaka umwe gusa iki giti gishobora kuba kigiye metero ziri hagati y'eshatu kujya kuri metero 5 zose. Iki ngiki cyo nagatangaza, bacyita sandbox tree. Iki ngiki cy'abantu n'inyamaswa byose kirarya, ntabwo cyakurebera izuba kuko akanyamaswa kose gashatse kucyegera kiragakurura ubundi kikagahiza umwuka, kandi ku bantu naho nuko bimeze. Si ibyo gusa kuko amababi y'iki giti iyo aguye ku ruhu rw'umuntu byonyine aba ahuye n'akaga gakomeye, kuko nyuma y'umwanya muto cyane umuntu atangira kuzana ibiheri ku ruhu rwe. Amata y'iki giti nayo kukujya mu jisho nawe urabyumva uhita ubimumye. Mu ishyamba rya Amazon habamo imigezi myinshi itandukanye, ariko uyu nguyu wo ntusanzwe. Uyu mugezi witwa Shanai Timpushka cyangwa se witwa The Boiling River. Uyu mugezi urashyuha cyane ku kigero gitangaje, kandi ubushyuhe bwawo buturuka ku zuba. Ubushyuhe bwawo bushobora kugera kuri dogere 99.1 nk'uko byemejwe n'umugeoscientist André Ruzo. Inyamaswa zitandukanye iyo zihaye kwegera uyu mugezi zipfa zitarawugeramo bitewe n'ubushyuhe budasanzwe. Hagati muri iri shyamba rya Amazon hanyuramo uruzi runini rwa Amazon River. Uruzi rufite uburebure bwa kilometero 6400. Ni umugezi wa kabiri mu bunini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, kandi muri uru ruzi harimo ibinyabuzima byinshi bitandukanye bitangaje. Muri ibyo biremwa harimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda. Izi nzoka za anaconda nizo nzoka nini kandi ziremereye cyane ku isi. Nubwo ari inzoka nini ariko ntizigira ubumara, ariko nubwo zitagira ubumara zifite ubushobozi n'ingufu nyinshi zitangaje mu buryo zihiga ndetse n'uko ziteye. Anaconda ikuze byibura ishobora gupima ibiro bisaga 100 kugera ku biro 150. Mu burebure bwayo ishobora kureshya na metero 6 kujya kuri metero 9. Muri iri shyamba rya Amazon habonetsemo ubwoko bushya bwitwa Northern Green Anaconda bushobora kuba bwarenze ibyo biro ndetse n'izo metero mu burebure. Mu mirire yayo iyo ifashe umuhigo nta gihekenya ikanjakanja cyangwa se ngishwanyaguze. Dore uko ibigenza, iyi nzoka yizengurutsa ku cyo yafashe maze ikagikanda n'imbaraga nyinshi cyane. Ingufu zayo zihwanye n'imodoka ya rumoroki iramutse igukandagiye. Ibi bituma ikifashe mu minota mike cyane ikwirakwira ry'amaraso ndetse n'umutima wacyo bihagarara ku kanya. Ifite rigama cyangwa se umuzenguruko w'urwasa rwayo, ibi bikayitiza imbaraga zikomeye zo kumira umuhigo idahekenya. Amaso n'amazuru by'inzoka biherereye hejuru y'umutwe wayo. Ibi ngibi biyiha ubushobozi bwo kwishobora kwibira mu mazi, maze ubundi igasiga gusa izuru ndetse n'amaso byonyine hejuru y'amazi kugira ngo irebe inyamaswa zije kunywa amazi ku nkombe. Nawe urabyumva igikurikiraho. Anaconda kandi ishobora kumara umwanya munini cyane mu mazi idahumetse, kandi koga ku muvuduko uteye ubwoba, nubwo ku butaka rwose igenda gahoro cyane bitewe n'uburebure bwayo. Muri iri shyamba kandi dusangamo imbeba nini ku isi. Iyi mbeba izwi ku izina rya capybaras. Izi mbeba zizwiho cyane kugira imiterere irangwa n'ubwitonzi bwinshi, ariko kandi ikabibana neza n'izindi nyamaswa. Capybara nini ishobora kugira ibiro biri hagati ya 45 kugera kuri 65. Ishobora kandi kugira uburebure bwa metero 1 na santimetero 50 kujya kuri santimetero 60 z'ubuhagarike, ariko ibyo bishobora no kuba byarenga. Iyi mbeba ushobora kuyibona utayizi ukayitiranya n'ingurube. N'izindi mbeba zose amenyo yazo ahora akura kugira ngo agume ku rugero ruringaniye. Usanga zihekenye ibiti ndetse n'amashami yabyo inshuro nyinshi cyane. Capybaras zikunze kuba hafi y'amazi cyane, ibishanga ndetse n'ibiyaga. Zigira kandi ibirenge biri mu bwoko bwa webbed feet. Niba uzi ikirenge cy'imbata urahita umenya uko bisa neza nk'ibirenge by'izi mbeba. Ibirenge rero bizifasha koga neza zikagendera hejuru y'ibiyaga n'imigezi, kandi zihuta ku rwego ruri hejuru. Nubwo zogera hejuru y'amazi ariko burya zizi no kwibira munsi y'amazi. Zifite ubushobozi bwo kuguma munsi y'amazi zidahumeka byibuze iminota 5 yose. Ibyo izi mbeba zibikora zishaka nko guhunga zimwe mu nyamaswa zikunda kuzihiga zirimo nka jaguar ndetse na anaconda. Ibi bituma ishobora koga umubiri wose iri mu mazi, ariko irimo kubona, ihumeka kandi numva neza ibintu biri hanze y'amazi. Capybaras ni inyamaswa zo mu bwoko bwa herbivores, bivuze ko zitungwa no kwirira ibimera gusa. Zirya ibyatsi, imbuto, ibimera byo mu mazi ndetse n'ibishishwa by'ibiti. Izi mbeba usanga ziba mu matsinda y'inyamaswa 10 kujya kuri 20. Gusa mu bihe by'amapfa zishobora guhurira hamwe ziri hagati y'imbeba 50 kugera ku 100. Gusa ayo matsinda abayobowe n'imbeba imwe y'ingabo irusha izindi gitsure. Mu buryo bwo kuvugana kwazo zikoresha amajwi atandukanye, harimo nko gukungura, gufurura ndetse no kujwigira kugira ngo zimenyeshe ingenzi zazo ko hari ibibazo byavutse cyangwa se zikeneye guhurira hamwe. Nkuko natangiye mbibabwira, mu ishyamba rya Amazon dusangamo inyamaswa nyinshi cyane zitandukanye. Reka tuvuge nanone kuri caimans. Izi nazo ni inyamaswa zisa nk'aho ari ingona zisanzwe, ariko abahanga bavuga ko atari ingona nk'izi zisanzwe. Izi nyamaswa zisangwa cyane mu bishanga, imigezi ndetse n'ibiyaga byo mu majyepfo ya Amerika n'ubundi muri iri shyamba rya Amazon.
Kayimani zifite umunwa n'izuru bifite ishusho y'inyuguti ya U. Ibi ngibi bizitandukanya n'ingona z'ukuri kuko zo zirangwa no kuba zifite umunwa utyaye umeze nk'inyuguti ya V. Iyo kayimani ifunze umunwa, amenyo yayo yo ku gice cyo hasi ntabwo agaragara bitewe n'uko ahishwa n'igice cyo hejuru. Ku ngona z'ukuri zo, iryinyo rya kane ryo hasi riragaragara n'iyo umunwa waba ufunze. Uruhu rwa kayimani rurakomeye cyane, rufite utugufwa duto duto, ibi bituma ifatwa nk'igira uruhu rufite ubukana kandi rukomeye cyane kurusha izindi nyamaswa zose zibaho. Kayimani zizwiho kuba arizo ntoya cyane mu muryango wazo, ariko ingano zayo nanone zitandukanywa bitewe n'ubwoko bwazo kuko nazo ziri mu bwoko. Mu bwoko bwa kayimani dusangamo iyitwa Cavial da Wolf Cayman. Iyi ngiyi nibwo bwoko butoya kurusha izindi zose, aho uburebure bwayo bushobora kuva kuri metero 1 na santimetero 20 kujya kuri metero 1 na santimetero 50. Tugira n'iyindi yitwa Speckled Cayman, ari nazo zikunze kuboneka cyane. Izi ngizi zigira uburebure buri hagati ya metero n'igice kujya kuri metero 2 n'igice. Iri zina ryazo ryaturutse ku kuba zifite igufwa rimeze nka magnet hagati y'amaso yazo. Iyi ngiyi yo ni rurangiza, yitwa Black Cayman cyangwa se Cayman y'umukara, nayo tuyisanga muri iri shyamba rya Amazon. Iyi ni iteye ubwoba mu muryango wazo kuko ishobora kugira uburebure bwa metero 4 kujya kuri metero 5. Si ibyo gusa kuko ishobora kugira ibiro birenga 400 byose. Ikindi ushobora kumenya kuri Black Cayman ni uko ifite ubushobozi bwo guhangana n'inyamaswa nini zose zibaho ku isi. Izi nyamaswa zikunda guhiga amasaha ya nijoro, aho ku manywa usanga ziryamiye ku nkombe ziyotera akazuba mu buryo bwo kongera ubushyuhe. Izi nyamaswa kandi n'indyanyama zikunze kurya amafi manini, inyoni, ndetse zagera kuri za mbeba zitonda za capybara zikaba nk'izibonye agafiriti ku bagakunda. Kayimani zikunda kuba mu mazi atemba, ariko kandi zikunda amazi meza. Umwihariko wazo, zishobora kumara iminsi 30 kugera kuri 40 yose ziri mu gasozi. Nubwo ari inyamaswa z'ingome cyane, ariko iyo zikiri ntoya nazo ziba ziri mu mazi abira, bitewe n'uko nazo zikunze guhigwa n'inyamaswa z'inkazi nka jaguar ndetse na anaconda. Reka twivugire no kuri jaguar. Iyi ni ipusi ya mbere nini kuruta izindi muri Amazon, ariko kandi ikaba n'iya gatatu ku isi nyuma y'intare ndetse n'igisamagwe. Jaguar nk'ibisanzwe ni inyamaswa ziri mu bwoko bwa carnivores. Izi ni inyamaswa z'indyanyama, ni inyamaswa y'inkazi cyane, izwi ku mbaraga nyinshi cyane. Jaguar itandukanira n'ayandi mapusi, yikunda amazi cyane bitewe n'ukuntu izi koga cyane. Iyo ikurikiye igisimba kikajya mu mazi, ntitinya kwirohamo rwose. Jaguar nkuru igira ibiro biri hagati ya 56 kujya ku biro 96, ariko Jaguar z'ingabo nini cyane zo zishobora no kugera ku biro 150. Uburebure bwazo kandi bukagera kuri metero 1 na santimetero 10 kugera kuri metero 1 na santimetero 80. Zifite ubwoya bw'ibara ry'umuhondo rigenda kwivangamo ibara ry'umutuku ndetse n'utudomo tw'umukara twinshi. Ibi akaba ari byo bizitandukanya na leopard cyangwa se ingwe zisanzwe zikomoka muri Afurika ndetse no muri Aziya. Jaguar zifite ubwoko bw'umukara buzwi ku izina rya Black Panther. Nibwo bwoko bugira umubiri wuzuye ibara ry'umukara gusa, ariko nubwo ari umukara, iyo ubashije kuyitegereza neza iri ku kazuba, ushobora kuyibonamo n'ayandi mabara yihishe muri uwo mukara. Jaguar ifite urwasaya rukomeye cyane bitewe n'imbaraga zayo. Ifite ubushobozi bwo gushwanyaguzamo kabiri uruhu rwa Cayman twavuze hejuru. Jaguar nk'uko nabibabwiye hejuru, izwiho kuba izi koga kuruta ayandi mapusi yose. Ibyo bituma ikunda kuba hafi y'amazi nko mu bishanga, mu mashyamba y'imvura nyinshi by'umwihariko nka Amazon ndetse no hafi y'imigezi. Iyi nyamaswa ya Jaguar izwiho ubugome cyane. Iyo iri guhiga, isimbukira umuhigo wayo, ubundi ikayimanyura umutwe yihuse cyane. Izi neza hiruma uko itiruma hafi y'amatwi kugira ngo ihite yerekeza ku bwonko. Abahanga mu by'inyamaswa bavuga ko Jaguar irya inyama zirenga 85 zitandukanye. Mu biryo zikunda harimo imbeba nini cyane ku isi za capybara twabonye hejuru, Cayman zo mu bwoko bw'ingona nayo twabonye hejuru, n'ibindi nk'inyoni ndetse n'ingurube z'ishyamba. Jaguar kandi ni inyamaswa zikunda kuba ari zonyine, zikunda guhura mu gihe zigiye gutera akabariro cyangwa se zikaba ziri kumwe igihe Jaguar y'ingore ifite ibyana. Jaguar ishobora kuba imyaka iri hagati ya 12 kugera kuri 15. Ikindi ushobora kumenya ni uko Jaguar y'ingore itakongera kubwagura nyuma y'imyaka 13, ariko kandi guhera ku myaka 2 n'igice gusa ikaba yemerewe kuba yabwegeka. Bitewe n'uko ibintu biba muri Amazon ari byinshi cyane, reka dusubikira aha ngaha. Niba wakunze iki kiganiro, tuzagutegura indi episode irambuye ivuga ku bindi tutavuze muri iki kiganiro. Nshuti bakunze twabanye kuri uyu munsi wa none, reka mbashimire. Twandikiye muri comment uduhe igitekerezo cy'icyo ushaka twaguteguriraho mu biganiro by'ubutaha. Njye na Ramin Leonce, bifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Iteka Imana ihoraho.